hasi muraho neza. Muri video ngiye kubabwira technique 5 ugiye gutangira gushyira mu bikorwa kugira ngo ubone aba subscribers 1000 hano kuri YouTube, ndetse numara no kubabona channel yawe izagihora buri munsi hiyongera aba subscribe buri uko abantu barebye video yawe. Video yikoze nabi burya nta muntu ujya upfa gukora subscribe. Muri iyi video ngiye kubabwira udu technique 5 ugiye kongera muri video yawe ndetse no muri discipline yawe ya buri munsi kugira ngo aba subscribers bawe bakomeze biyongere. Nimba uri umutangizi ubone kimwe mu bisabwa ngo ube monetize, kubera ko aba subscribers 1000 YouTube bashingiraho kugira ngo izaguhe monetization. Rero reka nze mbabwira ka discipline gato ya mugiye kongera mu byo mwakoraga buri munsi, wajya ukora utwo tuntu bikarangira aba subscribers bawe bazamutse vuba. Ngiye mugiye kwanitwa Gatari Fred, niba ubwa mbere ugeze hano ngo hayi kaze uze gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzadushyiraho video uzajya uzakira mu bambere. Hanyuma bageze hano ari ubwa mbere, hano nibyo bintu twiganirira, tuganira uburyo twazamura social media zacu ndetse ibyo twiga tunabishyira mu bikorwa, ari nabyo bidufasha guhora dukura buri munsi. Rero abasanzwe hano muri abantu b'agaciro murabizi ibyo tumaze kugeraho nimwe tubikesha. Reka manze mbaye salute, hanyuma nawe unsuze muri comment sema hi uko fresh. Reka rero tutangire tunakira abashyashya ariko tunajyana n'abasanzwe hano, tureba uburyo ugiye gutangira gukubona no gukora kugira ngo ubone aba subscribers 1000. Aba subscribers 1000 abantu batazi icyo bisobanuye kuri YouTube, ni ukuvuga ngo YouTube gusaba ibintu byinshi kugira ngo uzabe monetize hano, ariko ni muri ibyo bintu byinshi harimo ikintu kimwe cyitwa aba subscribers 1000. Aba subscribers 1000 niyo mpamvu utangira usanga benshi bari muri technique zo kuvuga ngo dufashanye tuzamurane. Ibyo bintu ntihazagira umuntu uguseka, nta niyo mpamvu uzasanga ahantu henshi hano muri comment benshi bavuga tuzamurane, mwamfashije. Wa sharinga mugenzi wawe ukamubwira uti nyamuneka ama subscribe, wa sharinga muri group ya family ukabwira uti mumfashe mu subscribe. Nuko aba subscribers ni kimwe mu bisabwa ngo YouTube iguhe monetization. Rero nubi designinga gutya ngiye kukubwira nibura biraza korohama akantu, ndetse bizagende binagufasha kuba buri munsi ari aba subscribers bajya kuri channel yawe. Technique ya mbere rero kugira ngo ushobore kubona aba subscribers 1000 ndetse numara kubabona na nyuma bazakomeze biyongera, ni ugukora content imwe, ubwoko bumwe bwa content. Ukavuga ngo ndi umunyamakuru ugatara amakuru, ndi umwarimu ukaza ukigisha abantu nka gutya, nkora documentary ukakora documentary. Apana kujya muri comedy ukajya muri ibi birangira ubuze aho abantu bagufatira. Ndetse hari abantu benshi hano twagiye dutangirana b'abanyeshuri hano, ugasanga akora content imwe abantu bakamukunda mu kanya akaba bivuye magiye mu bindi, aho ngaho butakaje imbaraga. Rero technique ya mbere nzi ko benshi muri mwe mwarimu nayize ari n'ahandi mwayumvishije, gukora content imwe bigufasha kubona aba subscribers, kubera ko abantu iyo batangiye gukunda ibyo ukora bifuza ko bitazajya bibacika, bityo bakanda kuri subscribe kugira ngo batazibagirwa ya channel, ndetse na YouTube izajya ibagezaho video igihe waba wayishyizeho. Rero abantu none ahangaha ugikora content wabona ingingi irashyushye ukajya muri iyi ngiyi ngo byacitse, icyo gihe uri kwiyicira channel. Nimba ushaka gutangira discipline igufasha kubona aba subscribers 1000, hitamo content imwe kandi ushoboye kuruta izindi. Nuyikora uraza kubona impinduka kuri channel yawe. Urakora video imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, eshanu, 20, uraza kwisanga channel yawe abantu batangiye kuyizera. Ubu n'abantu baragukorera subscribe kubera ko baravuga ngo okay, nimba akora iki akagikora neza, ejo azakora ikindi kiza kurushaho. Bityo ni gute twagaruka? Iyo watangiye kugira abagaruka, YouTube iba yatangiye kuguha recommendation y'abantu bagaruka kuri channel yawe. YouTube itishyira abantu bashyashya iyo video, niko abantu bazamuka kuri channel. Agatekinike ka mbere koroheje k'abana, kora content imwe. Ikikubwira ko wenda waba ujagarayemo cyangwa se ikikubwira ko utarabaseriye cyane, urumva uraje utangira uvuge ngo se ngiri akari ikundwa ngiki ngo wazikora zose hoya. Uzareba abantu bose ufana bakora content imwe, hari ikintu baziho. Iyo muhuye uhita uvuga ngo runaka w'umukomedi, runaka w'umunyamakuru, Gatari w'umwarimu, cyangwa se runaka w'umuhanzi. Ibyo nibyo bita gukora content imwe. Agatekinike ka kabiri rero ugiye gutangira gushyira mu bikorwa kuva uyu munsi kugira ngo channel yawe igende igira aba subscriber biyongera, ndetse uyu munsi babe bake ariko ejo biyongere, gutyo uko bigenda byiteranya birangire havuyemo benshi. Ni akantu kitwa gukora ibintu mu maseri,
cyangwa se gushyira ibintu mu byiciro, ni ukuvuga ngo ugakora nk'uruhererekane. Reka dukoreshe urugero, ujya ubona nk'amafilime menshi mu Rwanda ukurikirana, usanga ugeze nko kuri season ya 5 cyangwa season ya 2 episode ya kangahe warahereye ku ya mbere uhererekanye. Ni ukuvuga ngo rero gukora amaseri bituma YouTube ibona ko abantu bagaruka kuri ya channel. Nimba urebye part 1 ugasaza kureba part 2 part 3, YouTube rero ihita ibona ko abantu bagaruka kuri ya channel. Iyo bagaruka nkuko nari mbivuze ruguru, ihita itangira no gusharinga abashyashya bakunda kureba ibyo bintu. Ikindi rero abantu bakora subscribe kubera ko nimba arebye part 2 arifuza no kuzareba part 3, aravuga rero ndakora subscribe kugira ngo aba nyine nibashyiraho ikindi gice nzahite ngira gute, nzahite nakira notification, cyangwa se kugira ngo icyo channel ntazayibagirwa reka nkore subscribe. Rero aba subscribe bahita bazamuka iyo uri gukora ibintu mu byiciro. Ushobora kuvuga uti gese ko ntakora filime cyangwa ntakora comedy, ni gute nakora amaseri? Ibyo waba ukora byose reka ngiye nitangeho nk'urugero. Nk'ubu ngiye nimba nigishije uyu munsi uburyo ushobora kubona aba subscribers 1000, nkakubwira ninsoza video ndakubwira okay, rero noneho tubonye uko wabona aba subscribers 1000 no kurenza, reka noneho muri video itaha nzakora uburyo ushobora kubona noneho amasaha 2000. Urumva ku muntu ufite icyo kibazo ashobora kuzagaruka kureba ko nashyizeho video y'amasaha 2000, bityo rero asiga akoze subscribe kugira ngo iyo video nayo itazamucika. Ibyo nibyo bita gukora amaseri. Ushobora kuvuga uti wenda ngese ko wenda nkora documentaire, ni gute nakora amaseri? Nawe ushobora gukora part runaka wenda yo kuvuga ngo ibyo abantu bazi ku Rwanda, ejo ukavuga ibyo abantu batazi ku Rwanda, cyangwa se ibyo abantu bazi kuri Afrika. Gutyo nyine ugategura ibintu bituma umuntu yifuza kuzagaruka kureba yaca no ko hari ikindi kintu yashyizeho. Rero iyo ateganya kuzagaruka asiga akoze subscribe kugira ngo video y'ubutaha itazamucika. Tudatinze rero akandi gatekinike ka gatatu ugiye gutangira gushyira mu bikorwa no kwibutsa abantu gukora subscribe. Benshi muri mwebwe mubibabwira nabi, benshi muri mwebwe ntimwibuka kubibutsa. Ukuvuga ngo subscribe bagira uko bazisaba, subscribe zigira umwanya zibamo, subscribe zigira uko zibutswa abazikora. No kuvuga ngo iyo ugiye kubwira abantu ngo bakore subscribe, banzu baha impamvu bari bukore subscribe. Babwira iyo cyo video yawe igiye gukora, icyo bari buze kungukira muri video yawe, ndetse noneho numara kubumvisha neza icyo bari bwungukire muri video yawe, uze kubabwira uti rero mu rwego rwo kugira ngo umuryango wacu ukure, ndetse nawe nimba wifuza kuzajya uhora ubana natwe, reba hano handitse subscribe hakandi kugira ngo nituzajya dushyiraho video uzajya yakira. Ndetse twebwe biradufasha, twebwe ba nyiri channel, kuko YouTube ibona ko ibyo dukora abantu babikunda. Hanyuma ndetse noneho wowe icyo bizagufasha, bizatuma utongera gucikwa na update iturutse hano. Rero ibyo bintu bibwiye umuntu wamaze kumubwira icyo ari bwungukire muri video ye, ntashobora kukwima subscribe. Aho ngaho rero niho abantu benshi bakunda mukunze guhera kuri subscribe, gusaba abantu subscribe mutababwiye impamvu yaho bari bwungukire naho namwe muri bwungukire, ugasanga byagoranye. Abandi bantu rero nanone bakoresha ubwiyemezi bigatuma batabona subscribe, ugasanga ufite abantu bakunda ibyo ukora, ukubita views nyinshi buri gihe, ariko ntabwo ushobora gufatamo n'amasegonda 30 ngo wibutse abantu umumaro wa subscribe kuri channel yawe, ndetse nabo ucyo ubamari. Na ndetse bo iyo bo birebera video bakigendera, ndetse n'ibyo ukora barabikunda, ariko hariho n'abantu batajya batekereza ko subscribe hari icyo yakumarira, cyangwa se ko kuba channel yawe yakora subscribe icyo byamumarira n'icyo nawe byakumarira. Rero akamaro kawe nk'umu YouTuber cyangwa umu content creator ni ukumwibutsa gukanda aho hantu kugira ngo azarusheho kubona inyungu muri ibyo bintu. Reka gatekinike rero ka kane tugiye gushyira mu bikorwa, tugiye gutangira uyu munsi gushyira mu bikorwa kugira ngo ushobore kuza kubona aba subscribers, ni ugukora short videos. Short videos zirafasha igihe cyose zihuye na content ukora kuri channel. Ntago ari ngombwa ngo akantu kari gutrendinga katajyanye n'ibyo ukora ngo ugashyire kuri channel. Igihe cyose kagiye abantu bakakareba, bakaza kuri channel bagasanga bihabanye, nta kintu bakumarira. Rero short videos ntago zijya zibarirwa hamwe na video ndende. Niyo mpamvu iyo ukoze short videos ziragenda zigakubita views nyinshi kurusha video ndende zawe, bityo abantu uko barebye ari benshi niko bakora subscribe. Kuvuga ngo short video yo ifasha abantu, irimo ibyo bakeneye, noneho baza bayikanda bakaza kuri channel bagasanga nawe nibyo usanzwe ukora, bituma igenda ikuzanira abantu baza bagasanga video zindi ziteguye neza, bityo bakagukora subscribe. Rero short videos urazikoresha ariko ntizikugira imbata, kuko twabivuze ko iyo wibanze muri short videos hari igihe video ndende zitarebwa. Hanyuma rero
short videos, ukajya ukora aka short ka video kagufi gafasha abantu karimo ibintu birangira, hanyuma ukabashishikariza kuza kuri channel yawe. Iyo baje rero bagasanga bihura tayari, uba winjiye mu rugendo rwiza rwo kugira gute, rwo kubona aba subscribers 1000, kuko shorts zizana aba subscribers. Niyo mpamvu uzabona nka channel runaka ifite aba subscribers miliyoni nyinshi ariko nyine views wenda ziringana, ni ukubera ko short zazo ziba zarageze kure cyane. Tekinike ka gatanu ugiye gutangira gushyira mu bikorwa uyu munsi ni akantu bita gutekereza kuri video ifasha abantu kuruta uko wowe nyirayo bwite igufasha. Nimba usetsa abantu, ubasetse kugera ku rwego bumva ko ari bo bungukiye muri video yawe kuruta uko wowe wayungukiyemo ubikina ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukora video idafasha abantu ari ukubikiza, birangira abona views kuko YouTube yamurekomandinze, ariko aba subscribers ahora barota. Niyo mpamvu uzasanga uri umutangizi ariko wagize aka video gakubita views 10,000 ariko nta n'aba subscribers 500 kaguhaye, nta n'aba subscribers 800 kaguhaye, ugasanga karimo subscribers 50 ijana. Aho ngaho rero uba wahombye. Ni ukuvuga ngo iyo video yawe yirimo agaciro, yo ifitiye inyungu abayireba kuruta uko we igufitiye inyungu. Buri gihe abatureba bayifuza kunguka mu byo twebwe twabaye, kuko icyo tuba tubacuruzaho ni umwanya. Ubu none akuba ugeze kuri uyu muntu turi kureba iyi video, jewe hari umwanya wawe umpaye, uwo mwanya rero mutesheje agaciro nkaguha ibintu bitagufitiye akamaro, nawe nta na rimwe wazigira ukora subscribe cyangwa ngo wisange ukunda channel yanjye. Rero inama ya gatanu yanyu mugiye gutangira gushyira mu bikorwa ni ugukora iby'abantu bungukiramo kuruta uko wowe ubyungukira. Izo ni techniques 5 ushobora gutangira gushyira mu bikorwa uyu munsi, ejo bundi zikakugirira umumaro, ndetse iyo ubikora buri gihe, niyo umaze kugira aba subscribers n'ibihumbi 10 uhora ubona channel yawe biyongeraho kubera ko ubikora muri buri video. Rero tangira uyu munsi, aba bafite batangiye nkawe, abababura bakora ibinyuranye nk'ibyo ugiye gutangira gukora, hanyuma bazamuka umunsi ku munsi, ejo bundi uzabona byahindutse. Reka dure mu video ataha. Ciao ciao.